Umva ukuri, inabi igaruka nyirayo. Mu migani 11 umurongo wa 27 haranditswe ngo ugira umwete wo gushaka ibyiza aba yishakiye gukundwa, ariko ushaka kugira abandi nabi izamugaruka. Inabi igaruka nyirayo. Nta muntu numwe mu babaye ku isi bagiye bagira nabi, ndetse nabi kabije bisaziye ibyo bakoze bitabagarutse. Umva ukuri, ntukajye uragira nabi nawe inabi itazakugaruka. Uzasome mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 21 wiga igitekerezo cya Ahabu ubwo yifuzaga uruzabibu rwa Naboti yarumwima akarujyana ku gahato. Uzasoma icyo gice uzasanga umugore we Yezebeli wamufashije mu mushinga mubi, agatoranya abagabo 7 b'ibigoryi bagashinja Naboti ibinyoma, akitwa ngo bakunde bazungura uruzabibu rwe. Abo bombi inabi bavuzweho yarabagarutse. Muzasoma Ahabu imbwa zarigatiye amaraso ye aho zarigatiye ya Naboti yamwiciye, niko umuhanuzi yari yabivuze ko iyo nabi itazabura kumugaruka. Muzasoma mu gitabo cya 2 cy'Abami igice ni cya 9 umurongo wa 32 ubwo Yehu yari yateye Yezebeli bamujugunye hasi, kandi byakozwe n'inkone 3 zamurindaga, bigaragara ko nazo atari yarazigiriye neza. Nizo zamujugunye mu idirishya agwa hasi arasandara nkuko byari byaravuzwe, nuko imbwa zimurira ku nkike z'Iyezereli. Ni nabi yagize yari imugarutse. Umva ukuri, ntukajye uragira inabi ejo inabi itazakugaruka. Mu migani 17 umurongo wa 13 haranditse ngo uwitura ibyiza yagiriwe wakabyitura ibibi ntibizava mu rugo rwe. Ubwo kandi ni nako byanditse muri Zaburi ya 38 umurongo wa 20 kugeza 21 haranditse ngo abitura inabi ababagiriye neza nabo n'abanzi banjye, kuko nkurikiza icyiza. Umva ukuri, ntukajye uragira inabi ejo inabi itazakugaruka. Bana b'Imana, iyo umuntu umugiriye nabi nubwo ibyo wakoze atabyitaho wakagukorera ibyiza, Abaroma 12 umurongo wa 20 kugeza 21 umwanzi wawe nasonza umuha icyarya, nagira inyota umuha icyanywa, kuko nugira utyo ngo uzaba umurunza amakara yaka ku mutwe. Ni hahandi hawe ukugiriye neza weho umugirira nabi, iyo nabi ibizakugaruka. Ngaho murebe urutonde rw'ababaye ku isi b'abagome, harimo na Ataliya. Muzamusoma mu gitabo cya 2 cy'Abami igice cya 11. Uyu mugome w'umukecuru ubwo umuhungu wa Hazeya yarapfuye, yisha abuzukuru be ngo batazungura ingoma ngo ayigumeho wenyine. Ubwo se ko yaranashaje byari bizamumarira iki? Ariko iyo nabi yaramugarutse, kuko akana gato k'incuke barokoye kitwa Yowasi ubwo kari kabaye umwami gafite imyaka 8, Ataliya yarishwe azira ya nabi yagize yikora mu nda, kuko abo yari yishe barabuzukuru be. Umva ukuri, reka inabi itazakugaruka. Muziga amateka ya Yuda yagambaniye umukiza, amaherezo ye yabaye ayahe? Ipfunwe ryaramwishe ajya kwimanika agwa hasi arasandara. Muziga amateka ya Akani muri Yosuwa 7:25 uyu yagambaniye ingabo zipfamo nyinshi kubera kwenda ku byashinganywe, amaherezo ye yabaye ayahe? Nuko Imana yamubwiye ngo nkuko watuguye nabi uyu munsi nawe Uwiteka arakugwa nabi. Akani bamuteye amabuye. Muziga igitekerezo cya Hamani wari wasongoye igiti ari bushiteho Morodokayi, byashoje ari we bakimanitseho. Inabi igaruka nyirayo. Erega nayo wabo wishe Amasa akica na Abuneri batarabo gupfa, nawe yapfuye abizize. Sisera nuko byagenze. Ubugome bwa Sheba ntabwo bwamuhiriye. Umva ukuri, jya uragira neza inabi itazakugaruka. Mu muryango umugore ajya akunda umugabo, umugabo akunda umugore we, nimwangana iyo nabi mugirirana muzavamwe abasaza babi badakundanye kandi mukeneye ubufasha bw'umwe ku wundi. Umwana ku mubyeyi, umubyeyi ku mwana, nuko umukozi n'umukoresha, umukoresha n'umukozi mujye murakundana. Ni kangahe se mu miryango aba boss bagirira n'aba bakozi nabo bakazabihimuraho bakoresheje kubaroga, kubica, kubicira babo, cyangwa kubakorera ibindi bibi byose. Umva ukuri, jya uragira neza. Abafilipi 4:5 ineza yanyu imenywe n'abantu bose, kuko umwami ari bugufi. Gira neza inabi itazakugaruka. Umva ukuri.